nguhaye ikaze wowe uduteze amatwi muri aka kanya. Niba ari ubwa mbere wumvise ikiganiro, kanda subscribe kandi no kunzogera uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu. Urakoze cyane. Uyu munsi turaganira ku nzozi zo kurota ubona perezida nk'uko umukunzi wacu yadusabye. Aha turasubiza umukunzi wacu watwandikiye atubwira ko yarose abyinana na perezida. Perezida mu nzozi agaragaza abantu bose bakuyobora mu buzima, haba mu kazi, mu rusengero cyangwa ahandi. Reka tubanze tuvuge kurota ubona perezida, nyuma tuze kuvuga ku kurota ubyina, noneho tuze guhuza izi nzozi zombi turebe icyo bishatse kuvuga. Iyo urose kuri perezida, ni inzozi zishingiye ku myizerere n'imyumvire yihariye ufitiye perezida cyangwa umukuru w'igihugu. Perezida wihariye ugaragara mu nzozi zawe ashobora kuba ashushanya undi muntu wowe ubona ko yitwara nkawe mu buzima busanzwe. Izo nzozi nyinshi zifite aho zihuriye na perezida ntizishobora rwose kuba zifitanye isano na perezida nyawe, ahubwo ni amarangamutima yawe yihishe, ni ibitekerezo byawe ku bantu bagukikije, cyane cyane abafite aho bahuriye n'ubuyobozi bukugenga, haba mu kazi cyangwa mu buzima busanzwe. Kurota ubyina byo byaba bisobanuye iki? Kubyina ni uburyo bw'ubuhanzi bufasha umuntu kumva ko yibohoye. Umuhanzi agaragaza amarangamutima ye akoresheje ibihangano. Ariko se niba udasanzwe uri umubyinnyi ukaba warose ubyina, ubwo bivuze iki? Iyo ubonye ubyina mu nzozi, noneho bivuze ko uba wigaragaje byuzuye. Niba kubw'impamvu runaka wumva utisanzuye, hari ikintu wumva ushaka kugaragaza ariko ntubishobore cyangwa ntubikore, ushobora kuba ushaka kubigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubw'iyo mpamvu, inzozi zawe zishobora kuba zishaka kukubwira ko ukeneye kugaragaza ibikurimo. Kubyina kandi ni ikimenyetso cyo gutsinda. Niba rero hari icyo wagezeho mu buzima bwawe, ni ikimenyetso cy'uko wumva ushaka kugaragaza ibyo byishimo. Kuko rero warose ubyinana na perezida, inzozi zawe zirashaka kukubwira ko hari umuntu wowe ubwawe ufata nk'umuntu w'icyitegererezo, wumva wishimiye kandi wifuza kugaragariza ayo marangamutima. Urakoze cyane gukurikira ikiganiro. Njye wumva mu kiganiro nitwa Damira. Niba ari ubwa mbere wumvise ikiganiro, kanda subscribe kandi no kunzogera uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu. Niba kandi ikiganiro wagikunze, kanda like, ukande na share bigere no ku bandi. Mu gihe hari ibyifuzo ufite bijyanye n'ibisobanuro by'inzozi, watwandikira muri comment tukagusubiza. Ushobora kandi gukoresha nimero 0787621558 mu gihe wifuza igisobanuro cyihuse ku nzozi warose. Mwarakoze cyane kubana natwe. Umunsi mwiza.